It's an honor to be here in this beautiful land. And I just want to make a very special appeal. We're having auditions here in Sportsview tomorrow and Sunday. Tomorrow 9 a.m. If you're 21 years old, that's all you need. Whether you're from Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, South Sudan, or Rwanda, come here tomorrow and audition. I will be very kind to you. I will not say no to you. But listen, if you can't come tomorrow, I can audition you now. Okay? Thank you. Number 3. How
apologize for my mistakes, but I just want you to know. Now one time, akaba yitwa Karine. Have communication skills, Yes. and the second can be professional and experience in order to be able to compete for other country teams. Kwa masaa yarenze nibyo DJ
DJ n'ibyo cyangwa muradereza umuziki turabiba kugira ngo dukomeze mureke tubanze dusaba uburenganzira kubera yuko ntabwo ikosa si iryanjye ndatekereza yuko n'ikosa atari iryanyu ariko turasaba uhagarariye minisiteri y'urubyiruko minisiteri y'umuco na siporo kugira ngo adufashe niba uburenganzira bushobora kuboneka dukomeze ubwo nibidashoboka ntabwo ikosa ribiriwe ari ryanyu Nyakubahwa Vice Rector in charge of academic affairs in the Kigali Institute of Management. Ladies and gentlemen, good evening. Murishimye? Niche chumura. Aha, ina byiza cyane rero. Reka tugomba no kunamenya ibyo twaje muri concert cyangwa twaje banza noneho hakirimo ikibazo. Reka mpamagare umwe mu bamisi asobanure icyo twashemo uyu munsi n'icyo gitandukanye na concert kubera ko buriya byaba ari ikibazo n'ubutaha twazakora iryo kosa kandi tumva abantu baba baje ahangaha nakeka kuba bari abantu basobanutse ubu se wajya muri football ukajya kuzanamo amategeko ya basketball sibyo tujye twumva ibintu ese mu buzima muzi ko ibintu byose bibashyira ku isahani buri gihe ibintu byose bizahora ari competition ubuzima ni serious this competition is serious whoever is here to contend is serious natwe rero tuba twaje nuko tuzi the seriousness of this event ntabwo ari ikinyego kinini cyari hagati ye na Nyampinga tuza kubabwira mu kanya akaba ari nimero 3 Mukamezi John akaba ari post 1 post 14 Kim akaba yitwa Mukamezi John iwe ubaye igisonga cya mbere Nyampinga turibuze kubwirwa igisonga cya mbere cya Nyampinga uzabuhagarariye Kim nka kaminuza 2013-2014 yitwa Mukamanzi Joan abashyira igihembo nyamukuru cyangwa gukora mu ntoki ari byo akaba afite amanota 72 n'ibice 3 akaba ari nimero 1 Makombe David was one of Africa Team 2014 Makombe David yambaye nimero murakoze tukabibutsa ko mbere yuko tuvuga Miss na Mister cyangwa Rudasumbwa na Nyampinga abantu batari buhite baza gutanga felicitation cyangwa congratulation ko tugiye kubabwira akaba ari Rudasumbwa wa Kim mwaka wa 2013-2014 iyo tubabwira rero akaba ari the most consistent candidate tonight niwe muntu mu byiciro batangiraga amanota
bose bagerageje kuba consistent bivuga ko yagerageje kugenda neza mwari mukunze akaba yakoze neza kandi akaba yagize numva nari kugera imbere niyo amanota 80 n'ibice 5 muri rusange akaba ari nawe wagize amanota menshi iri joro akaba ari nimero hano benshi batamukekaga ariko twe ntabwo iyo tumushidikanyaho isaha zibura iminota 2 akanama nkemurampaka kakaba kemeje ko nyampinga wakimu umwaka 2013 ushyira 2014 wagize amanota 75 n'ibice 3 ari nimero 10. abayobozi abari bari muri kompetisiyo bose abatanze ibihembo bafata ifoto y'urwibutso murakoze